Allah subhanahu wa ta'ala yatubwira yuko الذكرى تنفع المؤمنين kwibuka kuzirikana n'ingirakamaro kubemera Imana nk'ijambo nirito ururimi rurivuga ntiruremererwa kuvuga ngo kwibuka kuzirikana n'amagambo umuntu ashobora kuvuga ngewe nawe tukuva ko n'ibisanzwe ariko ibyo bita ngo impact bigira icyo bisiga n'icyo bitanga ni kinini ntago al-ghafiluna wabagereranya na adh-dhakiruna abarangaye abazubaye ntiwabagereranya n'abazirikana n'abahora batekereza niko mu buzima tubayeho uzakoreshe amaso ataraya akanura gusa ureba abakuri imbere uzabona amaboko uzabona hari adh-dhakirun umuntu ukabona mu buzima bwe abayeho yigengesereye hari icyo atinya hari icyo azirikana hari icyo yubaha ubone hari undi byose kuri we ni kimwe niko uzabona abantu bose uzabona imbere yawe no mu muryango no mu bawe cyangwa biwanyu uzabona umuntu uhora ashaka guharanira ko buri haki ijya mu mwanya wayo niba abana n'ababyeyi ukabona azirikana haki yabo niba abana n'umuryango abo bavukana ukabona arabubaha abato abagirira impuhwe abaturanyi ababaniye neza yirinda icyababuza amahoro akoresheje ururimi rwe cyangwa se akoresheje amaboko ye ugasanga undi ahitana byose ntacyo yitayeho nta muhwe haza ibiryo ku isiniya akumva yabirya wenyine kandi hari abandi babana bavukana uzabibona mu muryango wazana nk'umugati wa penkupe ubone mu bana hari ushaka kurya tartine nk'esheshatu cyangwa 8 wenyine kandi mu rugo harimo abantu 10 buri wese yagombye kurya ebyiri wenda kugira ngo mwese ubatoshe abantu nk'abo baba rero bari barizwa muri ibyo byiciro bibiri abazirikana bakibuka n'abandi bigize al-ghafilun ntibibareba icyo twe batumarira bo nuko baduha akazi ko kwibutsa natwe tukabona ithawabu ndugu yangu kuri iyi migati yose kandi hano hari abandi hari n'abato ntugomba ko kutuba ababyeyi kutajya gusuhuza ababyeyi kutabamenyera hali ko yani abo barangaye badafite ibyo bitayeho bahise wabo babandi bazirikana niyo mpamvu twitwa khairu umma ukhrijat linnas ngo turi itsinda ryiza iserukira ndi bande abayisilamu bemera Imana ariko ntago twikitugira beza ariko twitwa abayisilamu ntago ikitugira twiza ariko twitwa bemera Imana
igituma duserukiye abandi turi mbonera ku bandi suko twambara amakanzu meza n'ingofero nziza oya Allah ati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf mubwiriza ibyiza ibikwiye nibyo mwibutsa abantu nibyo mukangurira abantu watanhauna 'anil munkar mukabuza ibidakwiye n'ibiteye isoni uko niko societe itungana abayisilamu niko umuryango mugari n'umuryango muto birokoka no kutarambirwa kujya inama zubaka gukosora kwibutsa guhana Qur'an rero ejo nibyo twavuze ngo izina ryo kuba ari urwibutso niryo ryaganje amazina ayigize inna dhikra tanfa'u almu'minin Allah ngo uko kwibukiranya ni ingirakamaro kubemera Imana tubayeho tutagira umwanya nk'uyu umwe muri twe yibutse bagenzi be twazisanga ahabi twazisanga aho tutabasha kwivana no kwikura hari abantu babayeho batyo kera n'ubu turabibona bakabyinirira ikibi bakagikomera amashyi ejo bundi duherutse kubona hari imvugo yasakaye cyane y'ubutinganyi murabizi ko biri kuri social media abantu bakabibyinirira bakajya banapresenta abaminisitiri n'abayobozi bose ngo ni ibisanzwe gusa ntitwashyizeho minisitiri w'umugore kandi ari umugabo twarayibonye nawe wayibona ukabona ko bisanzwe ugitinya ikizakurikira iyo icyaha gikorwa abantu bakakireka gutyo bakakibyinira ni ukurimbuka bikurikira abayisilamu ejo bundi tubona Allah atweretse akagero gato cyane umujyi uzwiho ayo mateka mwabonye uburyo abantu barenzwe n'Imana bayambura agaciro baravuga ngo nitagira umufana Imana uyu mwanya niwe wa zero sinibuka ko byagenze filime barabikora ukajya gusa ari filime ari ibintu bisekeye ariko iyo Allah azanye ibibabaje mwabonye gusa kariya ni akantu gato nta nubwo ari akantu kanini ariko mwumvisha amatiriyari yahatikiriye kariya ni amawaidha kariya Qur'an muri surati al-an'am niba ntibeshye Allah avuga iyo yohereje intumwa n'abagera ikirenge mu kintumwa bakibutsa abantu mureke ibi mukora ibi ibi ni bibi ibi ni byiza iyo abantu banze kubyemera Allah subhanahu wa ta'ala avuga yuko aboherereza izindi ntumwa amapfa izuba nk'iri ryatwitse ibyo twahinze indwara zidasanzwe ziriya nazo ni intumwa yatera ubwoba bikagira nabo bahitana
kugira ngo abandi bagaruke. Ariko ayikurikirira ngo falamma nasu ma dhukiru bi, iyo birengagije bakanga kumva urwo rwibutso rwa kabiri. Urwa mbere n'aya mawaidha arimo gutanga, urwa kabiri ni aya ngaya yo guhinga twari mu gihe cy'imvura, izuba rikanga, akaba ari ryo riza. Ndarabwiye ntitwabikora iki? Mumbwire. Nta muntu n'umwe, nta nama y'inteko yatera n'abadepite, sena, ngo bige ku kibazo cy'izuba uburyo baribwira ngo gabanya ubukana. Iyo nama ntibaho ku isi, ntayo bayisilamu. Ayo nama waidha Allah aratwereka ngo ninjye Mana yanyu ibabeshejeho, ana rabbul alamin, ninjye Mana nyiri ibiremwa, alhamdulillahi rabbi alalamin. Ni izuba gusa, nta wundi. Babandi bikomanga za Amerika, mu Burusiya n'ahandi hari ibitangaza, aho ntibarimo, nta n'ubibuka ngo baregere izuba. Ntabwo ari ibyabyo. Na Muruthi w'isi Imana, muribuka Musa yaramubwiye ngo niba uri Imana, Imana izuba irivana iburasirazuba ikarijyana iburengerazuba, ngaho nawe niba uri Imana noneho tegeka rihera iburengerazuba risoreze unyuranye n'ibyo Imana ishaka. Fabuhita alladhi kafara, uwahakanye yahise ashobeka. Ntabwo ari kuri nta Muruthi n'ubu biriho. Abantu bazikomanga, bazita ibitangaza, bazita ndica ndakiza, haba uwo nshaka, ariko hari aho bigera twese tugategereza Allah nyirizina nyiri byose, ko ari we utubeshaho. Imana itaduhaye imvura byagenda icyokera iki? Subhanallah. Ninde ibi ntabwo ari ibigukabya by'abanyamadini cyangwa ibi ni ukuri buri wese yirebe. Allah ataduhaye imvura ngo ayizane, nayo yayigize nkeya ikwiye, akayifungura vani yose ayimaze twageye. Twebwe niho Luqman yabwiye umwana we ati ya bunayya, mwana wanjye, la tarkan ila dunya, ntuzihingire cyane iyi si ngo uyishyigikirize wigire ko ari byo byose, ko ariyo byose. Oya, la tarkan ila dunya wala tushghil qalbaka biha, ntuzanahangayishe umutima wawe kubera iyi si. Hangayike, nyurwa n'ibyo ubonye, ushimira Allah, sangira, kunda, we kwiyica, we kwiyahura kubera iyi si. Ngo wala tushghil qalbaka biha, ngo ntuzafata umutima wawe ngo uhoze kuri iyi si. Fa innaka lam tukhlaq laha, ngo wowe ntago waremwe kubera iyi si, ahubwo isi yaremwe kubera wowe. Ntago wowe uri uw'isi ngo wireke isi kumunge kurya kumareho. Innaka lam tukhlaq laha, ntago wowe wayiremewe. وما خلق الله خلقا أهون عليه منها, ngo nta kimana yaremye mu byo yaremye ahwana, gisuzuguritse kidafite agaciro, minha, nkayo. kubera iki? فإنه لم يجعل نعيمها ثوابا للمطيعين ولا بلاءها عقوبة للعاصين. ngibyiza muyibonamo, ibiteye amatsiko n'ibishimishije, n'ibyo mwifuza mubona ko ari byiza muri iyi si, nta na kimwe cyagize agaciro ku buryo Allah yakigira igihembo cy'abazashimisha Allah subhanahu wa ta'ala. nta kiri mu isi Allah yaguhemba wamwubashye, nta gifite ako gaciro. hari indi hadisi itubwira ngo iyi si bifite agaciro kangana n'uburemere bw'ibaba gisazi cyangwa umubu.
ما سقى منه كافر قط ngo nta muhakanyi wari kunywamo na gato kubonye no kunywamo n'igirasi iyo biba bifite agaciro n'igirasi y'amazi abahakana Imana bari kwiga abo bako nta gaciro barabareka bakanywa ariko reba n'ibyo nk'uko bigenda umuntu aranywa ngo ndanezere akarara muri ruhurura kandi afite iki agataha arwana n'umugore we yishakiye abantu bicana mu Rwanda ku makuru ibyinshi ni ibiyobyabwenge n'inzoga nibwo babivuga ubusinzi yaje yasinze ngo yari nyweye arakomanga umugore yatinze gukingura agifungura barwanye bamukubita ishoka nibyo twiga twumva n'umugore kandi inganda zirazikora pe na publicité y'abantu hose bigo bazigisha ufungura teyatire inzoga wafungura iyo niyo sinzi uba bitakaye gaciro aho umuntu yemera ko ibintu birimo kwica abantu ariko bakana publicité bakanabyigisha bakatujisha ngo munywerese wanywa gakeya ukagarurwa gututse kandi ari bisindisha nyine uramuvuga ubyita gake uhita usinduwe byinshi ukore bibi byinshi ngo ma khalaqa Allahu khalqa nta cyaremwe na Allah mu biremwa mu byo Allah yaremye ahwana alayhim minha giciriritse nkayo kidafite agaciro nkayo kubera iki fa innahu ay fa inna Allah lam yaj'al na'imaha thawaba lilmuti'in ntago ibyiza birimo Allah yabigize ithawabu n'ibihembo by'abumviye Allah subhanahu wa ta'ala wala bala'aha 'uqubatan lil'asin nabiriya mubona bibazo birimo indwara ibyago n'ibibazo nago Allah yabigize ibihano by'abasuzuguye Allah subhanahu wa ta'ala nuzace ku muntu akennye arwaye babigira ngere mu gihano cya Allah subhanahu wa ta'ala oya ntago bari mu bihano bayislam arrajulu rajulani ngabagabo ni babiri mubtala wa muafa haruri mu bigeragezo n'ibibazo wa muafa nubikishijwe fahmidullah ala alafiya mujye mushimira Imana ngo mukijijwe ibibazo warhamu ahla albala aw almubtala mugirire impuhwe bariya bari mu bibazo nicyo gusa nta kindi dutandukanye ntabwo urwaye alhamdulillah urwaye kujuzeho muhe pole mwihanganisha ufite icyo umwunganira mwunganira abagabo ku isi ni babiri nta wa gatatu baho mubtala nuri mu bibazo wa muafa nudafite ibibazo farhamu ahla albala ngabafite ibibazo muzabagirire impuhwe wahmidullaha ala alafiya muzashimira Imana mwebwe mutari mu bibazo nta kindi bityo rero kwibuka kuzirikana nicyo kiruta ibindi Qur'an yaje kutumarira icyambere tuyemwa byibagirwa umuntu aribagirwa mpaka ibagirwa n'isezerano ya Allah mana numinzu nzarera imfubyi Allah akaguha inzu warasabagiye icyumba cyangwa bibiri akaguha bine cyangwa bitatu wahora n'imfubyi ukayitera ishoti mwana numinzu ntabwo nzajya njye nasangiye na miskini wa yatiman izaba inzu yanjye ariko n'imfubyi n'abakene tuzajya dusangira Allah yayiguha ugashyiraho porotaye ugashyiraho na kenge security wawundi ubuza barajagata akajagari nuko tubayeho bayisilamu wallahi twese uko bagenda guha risk ugenda ubona abandi basa nabi ubona iyo niyo si wallahi kandi Allah yaguhaye risk ngo ubegere ubasange baseke bishime umuntu mukaribisha wabarya gafutari keza rimwe kabiri yibuza ajya ugatemererwa kurya umuceri uhumura wallahi kwa fulani na fulani arigero gira n'ibyago
Allah yaguha urushako rwa ajabu uko riziki iza akajya avuga ngo nawe ndi urushaka iwanjye rero kandi mwari ba miskini namwe wallahi twese twari ba miskini wallahi nashiri dufite wallahi yena biritse mu ruvumero wacu bagateye gutya kagasonga bugari kurubaho akabona utundi twabo kunjura tubiri ndabesha yuko wallahi n'umusambi ibyo byabaga kwa mwana mwidi wallahi kandi ngo yari n'umukire cyo gira twese twari abakire habaga isekuru twese iwacu w'Islam hindi utarasekuye hano wallahi henda abana bato isekuru pu ibyo byari mu nguza uyu munsi gato wallahi utiza utuntu tw'udukoro gusa abantu kajya bareba isesemi kakwica ntabwo ari ibyo w'Islam ntabwo ari ibyo nicyo tuzira Allah duha kugira ngo tumushimire tugakufura Allah kavuga atawe ngo hano bantu nzabamarire mu muriro reka mbahe ubukene kugira ngo bacebushe bugufi kuki dutegereza gucishwa bugufi n'inzara n'ubukene w'Islam mwakuretse tukitoza gucisha bugufi guca bugufi kandi tudashonje ugaca bugufi wambaye ikanzu nziza ugaca bugufi uri mu modoka ugaca bugufi uryama mu nzu nziza tubyitoze w'Islam wallahi nicyo gusa dusaba inna dhikra tanfa almu'minin Qur'an yaje gutwita aya ni nyinshi ana maweza barayabaha ariko tudukwiye kugira ibyo tuzirikana والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ما نزاقه نيرغو أريكو هكا كل شيء مو نيوت نيوم ولا سوف يعطيك ربك فترضى أقول شيء وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل ما نزاقه نيرغو أريكو هكا كل شيء وأما اليتيم فلا تقهر ورامنye ntuzigize imfubyi ngo ibwire nabi wama saila fala tanar na wa unusabiriza ntuzamuhirike mumwigize niko tubaho twese uko riziki ziza niko dushoza porotani kongero kera batarayibuza twashirago n'amacupa tugashira na senyenge sizi twese uko umuntu abona riziki nuko ahunga umusigiti uko umuntu abona riziki nikahunga umusigiti nikahunga abakene nikahunga nabi umuntu arasa nabi yavuga ngo ufite amapataro 18 wavanamo ebyiri nka zimwe nawe yasa neza tuta abantu banuka umuhaye isabune bamugura isabune umuntu nibyo twiberamo w'Islam tukazagarura ubwenge y'isi yaducuritse twese ni zikra ntago ari imwe nibutsa nanjye banibutsa amaweza mbaha nanjye barimo kuyiha ibi rero bidutera iki wallahi bituma dukena dusaza dukena wallahi dusaza dukena reka mbabwira akantu idi umusore wallahi imuganda mure ariko siko aya maweza ari musange iyo dukenye siko dusangira neza wallahi umusore ndabona nahasana wallahi umuco nasanze ari muganda wallahi igikombe cy'icyayi cyangwa gabane hera kwa Medira kurw'icyayi siko biri ariko wallahi yo riziki cyo duhita twangana nukubera iki bimbwire ngibiro narabishishoje sinzi shayitaniza niba hari abantu bakundana mu bukene ku isi nabimuganda wallahi ikiro cy'ubugari watukumi barakirya rwose tukana ariko iyo tubonye akariziki subhanallah alhamdulillah wallahi hana abantu barakoze bagira amatagisi ariko ikintu baharanira gasuka gukora kampani ngo gukora coaster nuko gabana buri muntu gatwara ibye ndabesha icyo byatubyariye haje coaster nta numwe wabasha kuyigura kuko jama twarayisenye iyo jama tutayisenya twajyaga gushobora byibuza tagisi 10 kugura coaster zingahe zibiri cyangwa zitatu byibuza tukaba dufite imigabane myinshi mu makampani ngo urimo urabwira abato kuko abandi twe turarangiye niyo tuzabishobora ako kantu niba mbesha hano nabona abakongrese benshi wallahi niko nungutse hariyo dufite riziki hahita haza ibibazo
Hiyo sinzi kwa nini wallahi, kwa nini? Ariko kwenye njaa kabisa, alhamdulillah ubugari turasangira. Aho rero no shaytani bidutegeje, nicyo Qur'ani tumarira kugira ngo aho ngaho natwe itumese, ituvugurure, iduhe ubuzima. Wala in shakartum la azidannakum, nimubona mujye murushaho gushimira. Wala in shakartum la azidannakum, ariko wala in kafartum, nimwanga gushimira mugakana, fa inna azabi la shadid, ngo ibihano byanjye birakaze. Islam nuguhitamo Allah kuguhinama ugashimira akanakongera, cyangwa se ukanga gushimira Allah akagupangira ibibabaje. Mu gusoza Rasul sallallahu alaihi wasallam aratubwira ngo al-mu'minu kulluhu khayrun, umwemeramana wese ni khair. Niba uri umwemeramana nyakuri nta shari yakuvaho, ngo ni khair. Kubera iki ya Rasulullah? In asabahu khayrun shakara, iyo agezweho n'icyiza nta kindi ahindukaho, ahubwo yongera shukuru, arashimira kurushaho. Wa in asabahu musibatun aw bala'un sabara, iyo agezweho n'ibibazo n'ibyago n'amakuba arangwa no kwihangana. Umwemeramana umutako we ahorana ni ashukuru inda an-ni'ma, an-na'ma nugushimira, nugushimira iyo afite inema. Libasul mu'mini, ngumwambaro w'umwemeramana inda an-ni'ma iyo afite inema, huwa shukuru, nugushimira. ولباسه عند المصيبة أو بلاء الصبر، نهم mwambaro iyo yugarijwe n'ibibazo, iyo agowe, iyo ubuzima bukomeye, umwambaro yambara ni ukwihangana, niyo antibare ye. Kandi Allah ati wabashiri sabirin, wabashiri sabirin, abihangana baha inkuru nziza. Buri wese mu buzima bwe azi igihe yageze hasi, hahandi abona ko atazagaruka, Allah akamugarura. Nta muntu utagira icyo gihe, hahandi unanirwa kugura umuriro we bibi. Kwese nta muntu utagira icyo gihe, kwese. Ariko hahirwa wa wundi ugera muri ibyo bihe agatabarwa no kwihangana na dua no gusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yamukura muri ibyo bihe, ikoti rye rikaba alhamdulillah, alhamdulillah. Gushimira bivuye ku mutima bigasesekara ku rurimi, bikagaragarira mu myitwarire n'ibyo ukora. Ubundi umuntu yagombye kukureba akamutuye umuntu arimo arashimira Imana utanavuze, ukugenda, uko wubaha, uko uca bugufi, uko worohera bagenzi bawe, uko wabaniye, ubwabyo bikaba ari shukuru. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Iyo ni ya fikira nanone, iyi ni Qur'ani iracyatwibutsa ngo ntago Allah hindura ibyugarije qawm abari bo bose, abantu. Ntago Allah hindura ibibugarije hatta kugeza ubwo yughayyiru, nabo bahinduye ma bi anfusihim, ibiri mu mitima yabo. Urashaka Allah guhindurire kandi urimo ngo ya Rabbi, nimbona ariya mafaranga kuri bonane uzabona icyo zakora. Yani wowe urimo uragambirira ibibi ugasaba Allah ibyiza. Nidufungura nzanywa cya primus, imiza hari umuntu ufunze urimo kubara imisi, ya Allah barana primus arimo kuyabika, ubuzima bw'iherezo ni ibihe nyine. Ni igihe cyo kuvuga ngo sinzabisubiramo.
sinzabisubiramo, sinzasubira muri zina, sinzasubira muri wese azibye. Alhamdulillah twara nubwo tugira penetesi ngo mubaze ngo ukora ibihe byaha, nta musheho uzakubaza icyo, nagikoza amenye ko iyo niyo bita ubundi. Nta muntu wemerewe kubaza undi icyaha cye. Ibyaha byawe bibwira Allah, akaba ari nawe usaba imbabazi. Nta muntu urimo hagati yawe n'Imana. Idha qala al-abdu ya rabbi, umugaragu yavuze ngo mana yanjye, qala Allah lahu ya abdi, Imana itimusubiza direct mugaragu wanjye. Fa idha qala ya rabbi laqad aznabtu, yavuga ati Imana nakosheje, Allah gahita musubiza ati wa ana qad satartu, nanjye naguhishire sinakwandagaje. Allah taduhishiriye abayisilamu twahunga ntitwazabona uduce. Wa idha qala al-abdu ya rabbi laqad tubtu, yavuga ati Imana sabye imbabazi, Imana ndicujije, Allah gahita musubiza ati wa ana qad ghafartu, Allah ati nanjye namaze guhanagura n'ababari. Uwo niwe Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi aya ni nyinshi cyane zikwereka uburyo imbabazi za Allah subhanahu wa ta'ala ziri hafi yacu. Allah akunda umuntu ukora tawba kurenza umuntu urimo gukora ibikorwa byiza. Noneho mwumva Allah duha urugero rw'uburyo ashimishwa n'umuntu urimo kwicuza, urimo kugarukira Allah subhanahu wa ta'ala. Muri hadithi aduha urugero rw'umuntu wari ku punda ye, ku ngamiya ye, ari muri Sahara. Yagera ahantu yugama akazuba, abonye igiti ko Sahara ushobora kugenda ibirometero 200 utabona nakatsi naka. Wagira Imana hari kurusanga hari agati kameze gutya muri Sahara. Ubwo bakabonye umuntu ajyaho afate ako gacucu hagati, ati yicaye afasha gacucu, akajya kubona ingamiya irirutse iramucitse, iratanye kandi igihe yikoreye n'impambaye. Nibaza ukuntu asigaye. Nimwumva Sahara, wumva ahantu ugenda ukaba wava hano ukagenda ugera kuri Kampala utarabona amazi. N'ubu Sahara zica abantu, iyo ayobye gato n'imodoka esansi ishiramo basanga abantu barumiye. N'ubu zirabica cyane. Wewe waje GPS uhita telefona polisi ugahita ubereka bakabatabara, ariko ni ari igihe network zanga barapfa cyane nanone muri Sahara. Nta no kwitondera cyane. Rasul sallallahu alaihi wasallam akatubwira ngo murebe uriya muntu wicaye munsi y'agati ni imodoka moyen de déplacement, yikoreye n'ibyarye n'ibyanywa n'ibyo yambara byose, ingamiya ikatana ikamutikije. Nta kindi abategereje n'urupfu. Akuzi gupfa uzi ko nta kiza ko gukiza, nta ari wategereza iki ntacyo. Nga gatotsi kakamufata agasinzira. Uri wasinzira ugasoma iduwa ngo Allah gufashe upfa usinzira, byari byako wallahi byambaye. Kwicura nkasanga ndi muzima, habwa Mana wallahi ntabwo napfuye kweli, wallahi wallahi byambaye muri genocide. Wallahi byambaye. Gusaba Imana ngo ninsinzira wallahi ngakanguka, ya Allah wallahi byambaye wasani. Ya Rabbi, habwa wallahi barankinja barandaza ninyu wallahi. Yani ngewe nzinsoma iyo dua, ewe Mwenyezi Mungu nakuomba kwa rahma zako sinzire umwari umutima. Haraba faminhum man yutawaffa, hari ayivuga urukesha yinyibutse, ayivuga kuntu hari abasinzira bagahita bana Allah wala yatawaffa anfusana mawtiha, ngo n'abatafuye basinziriye. Nge nasabye gupfa, yani ayo wallahi ndicura. Inzu yacu rero sakambutse kubera ibintu by'ibisasu bateranaga i Kigali. Ubwo nakangutse mbona nyine izuba nyine n'ugutyo cyane, yandeba ikirere. Ya Rabbi we ndacyari muzima, ewe Mwenyezi Mungu subhanahu.
noneho arasura akakwereka usinziriye wa mugabo ngo agasinzira, ubwo abasaba Imana ngo basapfa asinziriye, wallahi yakanguka akabona yangamiya yagarutse muri iruhande, bakishima avuga ati Mana ninjye Mana yawe nawe uri umugaragu wanjye, kubera ibyishimo akita Imana kubera ibyishimo. Rasul aratubwira ngo iyo umugaragu yicujije kwa Allah agasaba Allah imbabazi, Allah yishima birenze uwo muntu uko yishima. Uburyo Imana ishaka kutubabarira. Wa ana tawwabur rahim, Allah ngo ninjye ubabarira kandi nkabagirira n'impuhwe. Allah arakubabarira akanakugirira neza abayisilamu. Niyo mpamvu mu bukene n'ibibazo cyane bakubwira ngo kora istighfara cyane, icara utawaza astaghfirullah Mana mbabarira, nturambirwe, kuko Allah yakubabariye ntakureka ngo ugume uko warura, ahita ahindura uko warura akabigira byiza, akaguhindurira hali. Ariko ikibazo twebwe, ejo bundi Ayubu yamaye ilmu, yarambwiye ngo mu burwayi ejo bundi twarahemuhebye, Ayubu uriya kumubona n'undi wa kabiri, yarambwiye ngo yarabwiye ngo subhanaka Allahumma inni kuntu min adh-dhalimin, nisiyo yituambwi ati nakoresheje dua Nabii Yunus, nguri yarabimbi wallahi shekhe ya dua Nabii Yunus nagorevanye kurudi nuko yagarutse. Nicyo bimara mu bibazo ugahita wibuka nk'iyo aya nk'ayo mawe, subhanaka Allahumma inni kuntu min adh-dhalimin, subhanaka Allahumma inni kuntu min adh-dhalimin, wuje ubutagatifu Mana yacu, inni kuntu min adh-dhalimin, nge ndi mu bahuguje umutima wanjye. Nabii Yunus ifi yaramubizi, ifi ubwayo igenda mu nyanja munsi, wibaza imyishima yarari ari mu nda y'ifi, ari mu nda y'inyanja, nta kindi cyari kumuvana hariya ni Allah. Inni kuntu min adh-dhalimin, nugorwa bikagukomerera irukira gusaba imbabazi Allah cyane. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wani Nuh alayhi salam arabwira abantu bati istaghfiru rabbakum, musabe Allah imbabazi, musabe Imana yanyu imbabazi kuko yo ni ghaffara, innahu kana ghaffara, yo nibabarira. يرسل إليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. الله رايت ومن رمكرار انفر يا يدي وتبارا يدكنا يا إسلام، ويمددكم بأموال، أبتوبوري أباغوري أبونجيري بأموال إمتون وبنين ورجال، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. مجيرة إمريما بستاني أما جردان ينجر توه بجرب جوم بجونجر نيستغفار. لا ikibazo nge mfite nibaza ese uko niko tubayeho, yani iyo byakomeye gutya buri muntu istighfar ne yariho. Niyo mpamvu rero Qur'an ari ubwibutso, niyo mpamvu kwibukiranya bitakwiye kurambirana. Nabona kanya nkibutsa shekhe nundi nawe hagati yawe n'abagenzi bawe ubwira uti bwana kore istighfar abantu umusiriko wa gatanu ni amasaha ya istijabatu dua, ya masaha tubwirwa ko yakirwamo idua, muri mu rugo mwidaku murayitegereje, kucywa kwicara urimo kuvuga muteta kira abantu twabaye tusayira kebyire tukisaba Imana imbabazi zidaku Allah bari ينزل في السماء الدنيا. الله يجرى سماء الدنيا أكوت هل من سائل فأعطيه، هارون سببه، هل من مستغفر فأغفر له، هارون ما قصي ما بس موالي، هل من تائب فأتوب إليه، هارون ما قرأ التوبة ماشي التوبة يموتسا كيف تبي لو قلت إبي ملكا
enye nziza cyane iraka ebyiri z'imizo 15 kabisa biba ari safi ibwirire Allah wawe Allah hari min sa'il hari umusaba nta mukiri ujya uhamagara abantu ngo bamusabe usibye Allah subhanahu wa ta'ala abakire bose bafungura umuryango ariko nta ufungura wo gusaba abakire bafungura umuryango w'amaganya amafaranga yarabuze birakomeye nta byashara bihari ntago tugicuruza nitukibona ibyo wabonye imyaka 20 bikoresheje uyu mwanya urimo urataka izuba ryacanye ritaracana wakoze iki wahaye nde wafashije nde wakemukiye kibazo Allah subhanahu wa ta'ala twakire somu yacu Allah subhanahu wa ta'ala tworohereze abagowe boroherwe abarwayi bakire abashonje mana ubahaze ya Allah abafite agahinda n'akababaro n'ishavu mana ukabamare ya Allah kandi mana somu yacu n'ibihagararo byacu utwakirire ya Allah ibyaha byacu gukosa kwacu kudohoka kwacu nta wundi watubabarira utari wowe ya Allah utatugiriye impuhwe ngo tubabarire twawe mu banyabyago mana ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم تبنا إليك ورجعنا إليك وندمنا على ما فعلنا من الذنوب والمعاصي والمخالفات وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعود إلى ذنب أو معصية تغضبك يا الله وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك يا شيخ السلام عليكم سلميني نعم رمضان مبارك واجب gihe cyiza والله kuva vizuri bana kuza ku